na n'uyu munsi irongera gusimbutsa urupfu. Abantu barakwitiranya, ntabwo bazi icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo bazi icyo Imana yakuvuzeho, ntabwo bazi icyo Imana yakubwiye, ntabwo enemandi kodefo. Hari abantu baba mu gikari cy'Uwiteka, hari abantu bagoswe n'imbaraga z'umusaraba, hari abantu bafite ingabo zitagaragara, hari abantu eniwazinimo, hari abantu baba mu bwihisho bw'isumba byose, hari abantu barura, hari abantu roga ntibafate, hari abantu ugaburira ntibimufate, hari abantu utongera ntibimufate, hari abantu wandika amadosi Imana ikayavumbura. Umva de wesinimo, Uwiteka ari kumwe nawe papa. Imana ishimwe abakurikiye gusengerwa, abari ku migabane itandukanye y'isi, abari mu gihugu cyacu, tubahaye ikaze, kandi ntitwabura gushimira abantu baterankunga bagusengerwa, abadukurikira, abadusengera, abatugira inama. Turavuze ngo Imana ibaha umugisha utagabanije, abakora subscribe, abumva ijambo ry'Imana, abakora comment, abakora share bagasharinga, abandi bakohereza ijambo ry'Imana. Ndabashimiye cyane. Ndashimira mama wacu uri mu Bubiligi ujya asharinga abandi bantu, ndetse n'inshuti zacu ziri muri Amerika, namwe Imana ibaha umugisha, ndetse n'abadukurikirana hano mu Rwanda iwacu, East Africa nziko idukurikirana. Ndavuze ngo Imana ibaha umugisha. Ejo twavuze ku kimenyetso, twavuze ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakwanga bakurebe bamware. Imana ishimwe. N'ubundi mbahaye ikaze mu ijambo ry'Imana, kandi ijambo riraryoha, ijambo riraruhura, ijambo rirakiza. Ntabwo twabura gushimira abari ku bihanga bw'ibyuma. Jeri turavuze ngo Imana imuhe umugisha, abikora neza, Imana imuhe umugisha. Reka dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana. Uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri se umwami wacu Yesu Kristo, uri ibyiringiro byacu, uri umwami w'abami, mu byaremwe byose nta na kimwe utaremwe. Tuguhaye ikaze ngo ubane natwe, imbaraga z'umusaraba ziganze, ukuboko kwiza kwawe kube kuri buri muntu wese. Tugushimiye ibyo wakoze, tugushimiye n'ibindi ugiye gukorera abantu bawe, tugushimiye abahaye urubyaro, tugushimiye abari kwa muganga haye ubuzima. Turagushimye, nushimwe ntabwo icyubahiro. Turaguhaye ikaze ngo ubane natwe byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ijya yumva gusenga, kandi na mushiki wacu Imana haye umwana, nawe turavuze ngo usubireyo nta mahwa. Imana yaguhaye umubebe mwiza cyane, tubishimiye Imana. Reka turaganira ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya Dawidi, indirimbo ya Dawidi y'amazamuka. Turasoma ku murongo wa 2, niho turaganira. Haranditse ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize ubunguri tukiri bazima. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwacu ubw'abantu, Bibiliya ivuze abantu, ivuze abanzi, ubw'abantu baduhagurukiraga. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwawe
ubwo abantu baguhagurukiraga baba barakumize bwunguri ukiri muzima, ariko hashimwe Yesu kuko yabaye mu ruhande rwawe. Abari baguhagurukiye bategereza kuguhekenya, ngo bakanjakaje, basangura rura, basangura kumwe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Dawidi yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe. Ntabwo yavuze abantu, yaravuze iyaba Uwiteka atari uhagarara ngo ahagararane natwe. Abantu baba baratumize, baba barakuriye. Mwami Yesu, wagiye uhagarara natwe, turagushima. Iyaba Uwiteka atari we wabaye akaba mu ruhande rwawe, abantu none so ngo shitani ikora amabuye, ikorera mu bantu. Aborozi ni abantu, abagambana ni abantu, abaca ibico ni abantu, abaterekera burya ni abantu, abarara bacuragura ni abantu. Burya mu bantu habamo ibyiciri, harimo ibyiciri bitandukanye. Abakwirukankaho ni abantu, abagutwaye imyenda y'imbere ni abantu, abakugambanira ni abantu, abashaka kukwicira umudamu wawe ni abantu, abashaka kumaraho urubyaro ni abantu, ntabwo ari ibiti, ni abantu. Abashaka ko ibya bitezwa cyamunara ni abantu, abaguhezeza iwanyu ngo utubaka ni abantu, ntabwo ari ibiti. Si ihene, si inka ziraribwa, si intama barazirya, ni abantu. Babandi batuma utubaka nk'inzu yuzuye ni abantu. Dawidi yabikora ubushakashatsi asanga ari abantu. Mana ishimwe. Ariko aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wahagaze mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bwunguri tukiri bazima. Burya abantu bajya bifuza no kugutapfuna ngo bakumire bwunguri, bagasangura rura. Hari igihe abantu bagati karaka sore tuzagatapfuna, tuzagahekenya tukamire bwunguri, bagasangura rura. N'abantu n'abantu. Reka bari abantu reka baguha akazi, baguhereza akazi, bakaguha akazi, abantu bagahaguruka. Dawidi bamuhagurukiye bigenze ute? Yarabaye umwami, yari afite amakuru. Sawuli aramuhiga, yari umuntu n'ingabo ze, aramuhiga. Uwiteka mu ruhande ni abantu. Umva papa, ni abantu. Burya abaguhiga ni abantu, ariko kurwanurira ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Burya abaguhiga ni abantu. None wagize ngo Sekibi aca hehe? Dayimoni aca hehe? Abakatolika bavuga Sekibi, abarokora bakavuga dayimoni. Abasilamu bakavuga amajini mabi. Abayehova sinzi ukuntu bavuga. Buri muntu wese kandi afite ibimuhagurukira, kandi ibimuhagurukira bica mu bantu. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ibintu bimuhagurukira byose bica mu bantu. Ibintu biguhagurukira byose bica mu bantu. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga, ubwo abantu bavuga ngo ntabwo uzabaho, ubwo abantu bavuga ngo ntacyo uzimarira, ubwo abantu baba ngo uzapfura indushyi. Iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rwawe,
yo inshuti yanjye, ahamwe haba haribagiranye. Abantu baguhimba amazina, abantu abantu barakuvuma, abantu, ariko Uwiteka iyo ari mu ruhande rwawe ntacyo uba. Nguzaniye ubuhanuzi kuko Imana imbwiye nkubwire ngo ibiguhiga ntabwo ari inyoni, ni abantu, ariko ukurwanira ni umuremyi wabo, ukurwanirira, ukujya imbere. Wabwiye kuri ngo nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, ni umuremyi w'abantu. Teniwarabo, abantu ntabwo barema, icyakora abantu bakuraho barica, bateza ubukene, baragambana, ariko ntibarema. Hanyuma uturwanirira we ni umuremyi wacu, tumuhereza icyubahiro. Haleluya! Ni umuremyi udukuraho igisuzuguriro, ni umuremyi utabura uko abigenza, ni umuremyi utadusiga mu makuba, ni umuremyi. Haleluya! Mwami Yesu ndagushimye. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwanjye, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga, ubwo abantu baguhagurukiraga ugiye gukora ubukwe ngo babwice, ubwo abantu baguhagurukiraga utangiye gukora ngo babirwanye, ubwo abantu baguhagurukiraga wicaye mu kazi, burya nta wundi wahabaye ni Uwiteka. Ubwo abantu baguhagurukiraga utangiye gucuruza, burya nta wundi wahabaye ni Uwiteka. Muri aya masengesho turimo nabyo ngo ku kwezi nuko umwuka w'Imana yarambwiye ngo dusabe ubwihisho. Abantu iyo baduhagurukiye bagasanga turi mu bwihisho bw'Uwiteka, ntabwo batubona. La bole kotre bandola tewele kosika mandola. Abantu hari umupapa w'inshuti yanjye ajya nkurikirana na madamu ajya nkurikirana, abantu baramujengereza bamurogera umubyeyi baramwica. Ku munsi w'ikiriyo abantu barakomeza shuti, barogana papa we. Turasenga Imana, wari wahangana n'umurozi mbona nkubone. Abantu no mu kiriyo ntagashobora kugira imbabazi ngavuga ati basi nahitanye umwerekada, yifuzaga kubamara bose, ariko Uwiteka ajya tuba mu ruhande rwacu. Haleluya! Abantu baraduhagurukira, abantu bashaka guhagurukira ukabura ibitotsi, abantu. Ariko umva uko ijambo Dawidi yavuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ubwo umujinya wabo, nta nubwo abantu bujya baduhiga badafite n'umujinya urimo n'ubuskozi, ariko umva Uwiteka ari kumwe nawe. Nkuzaniye ubuhanuzi Imana impaye tala eleko muri uku kwezi turi gusenga, nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ko ibikurwanya ntibirusha Imana imbaraga. Abantu ego, ariko hashimwe ko n'amashimwe n'igitangaza n'icyubahiro nabyo Imana ibicisha mu bantu. Iyo ndafashijwe werarisi, burya n'amashimwe Imana ibicisha mu bantu. Abantu baraguhagurukira bagasenya urugo warakoze mariage bakarusenya. Abantu baraguhagurukira bakaroga n'amapine y'imodoka bakayaroga. Abantu barahaguruka n'imisatsi bakayitwara.
abantu barahaguruka bagatongera, umuntu akabura ibitotsi arara kuri matora nziza. Nari ngiye kuvuga izina rya matora nziza sanze nabamamamarije, ukarara kuri matora nziza ariko bagatongera. Abantu baratongera bakaroga, waba witwariye imodoka Imana yayiguhaye bakarara badasinzire batongera. Umwuka w'Imana yamwe nkubwire ngo iyabanye nawe cyagihe, iyakurwaniriye cyagihe, iyakurinze cyagihe, iyagukije babandi na n'uyu mwanya irongera ikurwanirire. Tanisa mandole contre bandarabo, iyagutsimbukize urupfu rukomeye cyagihe na n'uyu munsi irongera gusimbutsa urupfu. Abantu barakwitiranya, ntabwo bazi icyo Imana yavuganye nawe, ntabwo bazi icyo Imana yakuvuzeho, ntabwo bazi icyo Imana yakubwiye, ntabwo enemandi kodefo. Hari abantu baba mu gikari cy'Uwiteka, hari abantu bagoswe n'imbaraga z'umusaraba, hari abantu bafite ingabo zitagaragara, hari abantu eniwazinimo, hari abantu mu bwihisho bw'isumba byose, hari abantu barura, hari abantu roga ntibafate, hari abantu ugaburira ntibimufate, hari abantu utongera ntibimufate, hari abantu wandika amadosi Imana ikayavumbura. Umva de wesinimo, Uwiteka ari kumwe nawe papa. Uwiteka ari kumwe nawe, Uwiteka ari kumwe nawe ngo agukize urubwa. Abantu umuntu arapfa bagashima Imana, bakwirukana ku kazi bagaserebura. Abantu umva, yabo Dawidi yaravuze ngo abantu baba baramumize bwunguri. Yabivuze kubera iki? Yabivuze kubera guhera mu nda ya nyina avuka, guhera abyiruka, guhera Dawidi abyiruka. Ni indirimbo y'amazamuko ya Dawidi. Yarabitekereze asanga Imana ihagurutse Samweli ngo ajye kwa se Yesaya, ajye kumwimikisha amavuta. Abantu aribo bavandimwe be na se umubyara, umuhanuzi Samweli yamaze igihe, yamaze umwanya munini abaza bazaneri yabo bashaka kuriganya Dawidi, bazana Aminadabu bashaka kuriganya Dawidi, bazana Sama bashaka kuriganya Dawidi. Umva nkubwire, hadane kosini mandona tewe bigira wamagira umuhanuzi arabaza ngo nta wundi mwana usigaye. Abantu nawe muvukana baguhinduka, n'abantu mama, n'abantu n'umutware yaguhinduka, n'abantu n'umubyeyi wawe yaguhinduka, n'umuntu. Hari utaguhinduka, hari utagusiga, hari utagutererana, hari utemera kukogwa n'isoni. Ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Imana ishimwe. Nene mode kosi abantu newe tayiza. Dawidi rero kuvuga ngo yabo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe. Hari ibintu byinshi yari ari maremare, hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi byari byuzuye muri we. Yari yarabonye abantu umuntu murasangira. Ego sinabwiye umuntu agutegurira meza yashyizemo uburozi. Umuntu Yesu we akuzanira amazi yashyizemo uburozi. Kavuga icyakane cyane kibishe cyo kitwishe. Okay, mwe mufasha amazi, ugafata amazi ufite icyago ukamira umize. Abantu ibuka ndagira ngo nkwibutse neza. Ibuka uburyo umaze kubipfubye, uburyo babishimye hejuru, wagize ngo barabafashije. Reka da kuguha iminsi yuko ugiye guseba, ugiye kwandavura, ariko bakibagirwa ko hari Uwiteka uzakuba uruhande. Ibuka urangije kwiga ukabura akazi. Ego abantu
iyo tubwirije ijambo ry'Imana abantu bajya bumva bimwe akaguna amatiko. Abantu, ndavuga abantu kuko umukemana mvuga abantu. Ibuka uburyo wamwiyambaje ni mwene wanyu ukamwiyambaza akavuga ngo nzakubwira. Umaze imyaka ingahe utegereje ko azakubwira? Wapi? Ni umuntu. Kura y'amaso egera Yesu akubwira iki? Ni umuntu. Ni umuntu. Reba uburyo amaze kubona ko mumaze kwegera hejuru, mumaze gukura. Iyo bamaze kubona umuntu atangiye kumera kuntu, kuzana akantu k'agafresheri, utangiye gusa neza, burya baragusura. Abantu, hari Yesu utadusiga, hari Yesu utaduta, hari Yesu utadutererana. Yabanye na Mose. Yewe Uwiteka ndagushimye. Yesu utaduta, utadustererana, utadusiga. Niba wabanye na Mose mu rufunzo, ni Yesu utadusiga. Abantu bagusiga. Iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwawe, ubw'abanzi, ubw'abantu baguhagurukiraga, ndagira ngo ubwire ngo abantu baguhagurukiye ni abantu. Ikintu bari kugukorera ni ukukuremera ubuhamya bw'ahazaza, kugukuraho ntibizashoboka. Kukwica ntabwo Imana izabyemera, kuguteza ibisazi ntabwo Imana izabyemera, kuguteza umuruho n'Imana izabyemera, kwifuza kwitinyuka ntizabyemera. Abantu nitujye tubyumva, abantu bakubika ko wapfuye uri muzima. Ni abantu. Barakubika wapfuye, yapfuye uri muzima. Ni abantu. Ariko hari Imana ibana natwe muri ubwo buryo. Tuyihereze icyubahiro Imana ishimwe. Hari Imana ibana natwe muri ubwo buryo. Nta nubwo ukwiye gucumuzwa n'abantu, kuko hejuru y'imbaraga zabo hari imbaraga z'Imana yabaremye. Nekosi ni mandora. Ntukwiye gutinda ku bantu, kuko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Ntukwiye kubati nibakanagucereze, kuko hejuru yabo hari imbaraga z'Imana. Neweza kitarabo tewe enifu. Abantu uzasoma mu gitabo cyayo, abantu bamuvuyeho, Imana ntabwo yamuvuyeho. Abantu ndafashijwe. Abantu yobo bamuvuyeho n'umudamu we aramubwira ngo tukimana wipfire, kuko n'umudamu we ni umuntu. Ariko iyo baravuga ngo mu bagore bapfapfa mbonye wowe, ntabwo nava kuwiteka Imana yanjye. Abantu iyo ugeze mu byago baragusiga, iyo ugeze mu makuba baragusiga, iyo ugeze mu bukire baritaba ngo pereza karame. Iyo ugeze iyo mva nibaguha umwanya mwiza, bahita bibuka ko telefoni yawe. Ni abantu. Gera mu kibazo gikomeye, nibateze cyamunara ibyawe bigende, barakuvaho. Homba bihombe, barakuvaho. Ariko ndajya mubwira ngo Uwiteka ntabwo yagusiga. Nubwo bakuvuyeho, Uwiteka ari kumwe nawe. Nubwo bakuretse, Uwiteka ntiyakuretse. Nubwo bakwibagiwe, ntabwo Uwiteka yakwibagiwe. Nkuzaniye ubuhanuzi Imana impaye, derego zema ndole ba. Nubwo abantu bakwibagiwe, Imana irakwibutse muri uyu mwanya. Akira kwibuka kw'Imana, akira gutabarwa kw'Imana, akira guhemburwa n'Imana. Imana irakwibutse. Aniwaze kotre mandola. Abantu barakwibagirwa, abantu baragusiga, ariko Imana ntigusiga. Ndagira ngo dusenge Imana. Mushiki wanjye wicumuzwa n'abantu, musore wicumuzwa n'abantu, ngo tati yagenda, ngo mama ngo yaragutaye, ngo papa we nazi ko yakubyaye. Yarakubyaye ajugunya, ariko Imana iri kumwe nawe. Impamvu utapfuye nuko Imana iri kumwe nawe. Imana ntidusiga. Mwami wanjye we Karuhura we, giti cy'inganzamarumbo, Samba itarumba we, ntabwo tudusiga, ntabwo dutererana, ntudutezera rubanda.
niwazikaramanura. Ibintu byose byabaye kuri Dawidi ntabwo byigeze bikuraho umugambi w'Imana ku buzima bwa Dawidi. Ibi Dawidi yabivuze ryari amaze kuba umwami wa Isirayeli. Aravuga ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bwunguri. Hari ahantu Imana ikwicaze, hari agaciro Imana iguhaye, hari ijambo Imana iguhaye, hari ubwenge Imana iguhaye, hari umunezero Imana iguhaye, hari urugo Imana ikubakiye, hari akazi Imana iguhaye, hari impinduka Imana izanye, hari ubuzima Imana izanye muri ubwo burwayi, hari nadaze ko sinimo umvane mandarapo erefoyi. Ntabwo turimo tuvuga ibya Dawidi. Oya, nanjye mfite ibyanjye navuga, ariko ndakubwira ngo muri uyu mwanya hari ibintu Imana ikoze. Hari ibintu Imana ikoze. Ndi mu kazi ko mu rugo mehera imbwa, njye naheye imbwa, mehera imbwa enye hano hepfo. Yesu mwana w'Imana, mehera imbwa. Nta muntu washoboraga kumpa mwanya, nta n'uwashoboraga kunsuhuza kuko nari ndi kuri tekere, nari mbabaye suzugu, nta muntu n'umwe ari kunyumva. Ariko umunsi Imana mpinduriye amateka, ikama akazi. Nigeze gukora akazi muri Rwanda te, umunsi yamindura amateka y'amakazi, ikama misiyo nkajya hanze nkajya gukora muri World House. Nahise mpinduka umwana, nahise mpinduka umuyobozi, bosi, ariko ndi guhehera imbwa. Nta n'umuntu wamaga umukono, n'abantu. Uwiteka ari kumwe nawe ngo agukize urubwa. Uwiteka ari kumwe nawe ngo akwanura aho bakwanitse. Uwiteka ari kumwe nawe ngo agukize igisuzuguro kiri ku buzima bwawe. Uwiteka ari kumwe nawe ngo yuzuze ibyanze kuzura mu masezerano yawe. Ndagira ngo dusenge. Aho bakujugunye, aho watawe, amarira ufite, agahinda ufite, ibikomere ufite, ibibazo wicayemo, Yesu abiguhagurutsemo, Yesu arabiguhagurukijemo, Yesu abigukuyemo. Ni kumuka Imana mbwiye, kandi komera iyo abanye nawe cya gihe naka kanyira abana nawe. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri so Mwami wacu Yesu Kristo, uri ibyiringiro byacu, uri Imana itadukoza isoni, uri Imana itadutererana. Abantu badusiga, wowe ntabwo udusiga. Uri Imana idukiza imbaraga z'abagome, ukadukiza imbaraga za shitani. Gushimiye ko ibyahagurukiye abakwizera byose ubikujeho imbaraga zawe. Nubwo hari abantu babi, wabwiye ngo hari n'abantu beza uhagurukije. Hari abantu beza uhagurukije, hari ababyeyi wagurukije, hari abasore wagurukije bakomerekejwe n'abantu. Andi wasini mandolai, abafite umutima wo gukizwa, abafite umutima wo gukora, abafite umutima w'ubushake, abafite umutima wo gukiranuka, kwirinda ibyaha, kuba maso, kugira intego nziza, kugira amahitamo meza, kwatura kwiza ku buzima bwabo. Urabahangurukije mu bibazo bicayemo, kuko uri Imana ihindura amateka. Ngushimiye kuri Imana ikuye ikimwaro ku buzima bw'abantu waremye. Urakoze Mana kuri Imana ibikoze ugahindura amateka, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaho umugisha. Imana ni guhagurutse mu kibazo aho wari utuye. Umva nkubwire, imbaraga z'abantu Imana izikuzaho izindi imbaraga z'abantu. Imana nizakora mu biti zakoresha kandi nanone abantu. Yesu akugiriye neza, wowe ntunabange. Na Dawidi ntigeze abanga, na Sawuli ntigeze amwanga. Oya, yamukase ikinyita cy'umwenda, arabati iyo mbishaka mbankurangije, ariko ntiyamuhitanye. Ntunabange. Wowe abagukomerekeje bose bababarire.
Yesu niwe wenyine ufite uburyo ahindura amateka, bakavuga ati burya Imana iri kumwe nawe. ndavuze ngo amahoro ya Kristo abane nawe iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Bye bye.